Iyo bavuze isanzure uhita wumva ukwezi, izuba ndetse n'inyenyeri, ariko ntibivuze ko ari byo bintu byonyine biba biri mu isanzure. Iyo bavuze YouTube channel uhita wumva ama YouTube channel ibihumbi n'amajana biri muri iyi si dutuye, abantu benshi barebaho ibintu bitandukanye. Reka nkubwire ko ERTV 250 ari YouTube channel ushobora gukuraho ibintu byose wifuza cyangwa se kurebaho ibintu byose ushaka wifuza kureba, ndetse bikaryohera amaso, bikumvikana neza no mu matwi, ukumva ari inkuru utarekeraho kumva, kubera ubuhanga, ubushishozi bw'ibyo dutegurira abantu batwumva, ndetse n'ubushake bw'akazi kw'abakorera iyo YouTube channel ya ERTV 250 mu buryo bwo gushimisha abantu batwumva cyangwa se badukurikirana. Reka nkubwire ko ariyo YouTube ERTV 250, ubwire n'undi wese iyo YouTube channel. Reka nkubwire umusanzu wawe nta wundi ni ugufata telefone yawe ukandikamo ERTV 250 kuri YouTube, ihitiza iyo YouTube channel yacu, ugakora share, like na comment na subscribe. Icyo gihe uba utanze umusanzu. Reka nkubwire ngo umusanzu wawe urakenewe, ari uko twumva naho ni umusanzu. Kuri radio ERTV ijwi ry'urugwiro ni saa 12 z'umugoroba ku isaha y'Ipari mu Bufaransa. Kubwanjye nakuvuza ko radio yakurikirwa n'ingeri zitandukanye: abasaza, abacecuru, ababyeyi, abasore ndetse n'inkumi, ntibagiwe n'abandi bita ingimbi. Kubwanjye nakwifuza ko yakurikirwa n'isi yose. Tuti mukunzi w'ijwi ry'urugwiro wowe udukurikiye nonaha imbona nkubone kuri ERTV 250, ndagushuhuje kandi ndagushimiye, ndetse nawe udukurikiranye kuri radio ERTV @FR aho anyuze kuri urwo rubuga rwa internet. Nawe uri inshuti y'urugwiro, ndi Andre Isaka, ndagira ngo dufatanye muri iki kiganiro aho tugenda twibukiranya bitewe nuko badukurikiye badusabye ko twababwira mu biganiro binyuranye, cyane cyane mu by'umugoroba, aho tuba tumaze gukuka imirimo sinzi niba bayikuka niba bayicika, ukabaza Ikinyarwanda neza, muze kumfasha tuvuge Ikinyarwanda cyiza. Uyu mugoroba rero nabahitiyemo ko tugiye kuganira ku kirari cy'insigamugani, kandi mfite gahunda ndende y'indirimbo nziza ndaza kugenda ncuranga. Uramenye rero ntuze kuba wajya hirya cyangwa se ngo uhuge, kandi ndakurarika ngo ubwire mugenzi wawe ushobora kuba nawe akunda izi gahunda yegere hino. Tugiye kureba ibirori by'insigamugani bitandukanye, ariko uyu mugoroba kubera umwanya dufite utari munini, ndavuga ikirari cy'insigamugani kibaye nk'ikirekire, kandi mfite gahunda yo gucuranga indirimbo nazo zinyuranye. Nateguye indirimbo nziza tuza kugenda turumva indirimbo nka Nyarukirayo, ndetse tuze kugeraho twumve n'izuba rirarenze, kuko hari aho nyine amasaha nk'aya izuba rimaze kurenga. Abubu ntabwo ndi buyisige, kuko cyari cy'insigamugani ngiye gukomozaho kijya gusa nk'ikivuga ku bubu, ariko ndatambuka njye hirya, ndajya hirya rwose, ndajya hirya ndetse hirya cyane mu 1000 angahe n'inyuma gatoya, ndetse na ngwino muti mukeye. Gahunda ni ndende ku rupapuro rw'umutuku wabandeba amaso ku maso mfite muri studio, namaze gutegura gahunda itari nto, kandi ERTV ijwi ry'urugwiro turakomeza kugenda tuganira. Reka nitse gatoya maze twumve Nyarukirayo ku kagoroba kangaka. Nyarukira kuri ERTV ijwi ry'urugwiro sote kirafiki, murayumva muri background, kandi ndayireka ise nkigeze aharimo hagati, mbone kugaruka kugira ngo dutangire tuganira ku kirari cy'insigamugani nabateguriye. Mwe muri kuri ERTV @FR
muri kutwumva kuri radio mushobora kuba mutagiye kumva iyi ndirimbo bitewe n'amabwiriza ya YouTube. Ntabwo rero ndi butinde kuri radio, ndahita ngaruka mu kanya dukomeze. Kandi namwe muri kuri IRTV 500 nimubona nyine mutayumvise, ubwo biraba ari ayo mabwiriza. Burya amategeko mw'abantu mwarusha amabuye kuremera, ntacyo ndi buze kurenzaho, ariko ndeka nizere yuko umuziki uraza kubanezeza. Abatari buze kubasha rero kumva iyi ndirimbo iri muri background nkuko muri kuyumva, muraza kureba ahagana hasi ahangaha ndashyiraho inzira igaragaza aho mwasanga iki kiganiro. Kandi mwe muri groupe ya WhatsApp ushobora kujyamo urebye kuri nimero ziri kuri IRTV.fr, ahagana mu nguni hari nimero rwose uhasanga, ukaba wazandikira ukajya muri groupe ibi biganiro tubinyuzaho, ukabanaho ushobora no kubitunga. Reka nitse gatoya rero umuziki ukomeza uzamuke. Niba umukunze utitekereza ibyishimo nagira mbonye uhageze ejo, uti nibura nubwo gusa byaba akanya gato, erega ndagukunda, erega ndagushaka, uwukunda umushaka umwifuza hafi yawe. Nagiye nagezeyo nasanze amerewe nabi, yabyutse mbona afite intege nke, yarambwira ati nyarukirayo rwose. Ndumva ari indirimbo yabanejeje mwe muri kudukurikira kuri radio. Mwayumvise hari imbumbe, ntabwo igeze ku musozo, ndaza kongera nyishyireho gato mu kanya, ariko ntatindi yabadukurikiye kuri YouTube namwe mushobora kuba mutayumvise mwese bitewe n'ibihugu muherereyemo. Ndagira ngo tujye ku kirari cy'insigamugani cy'umugoroba kandi tuze kuganira tugwiza urugwiro. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp iri kuri IRTV.fr ahagana hejuru muri groupe ya WhatsApp, tukabona igitekerezo cyawe. Ndahita rwose mbibona nonaha, hanyuma ndabikurikira, ntabwo ndaza kurangara. Ndaba ndeba abandika kuri groupe, namwe mugire uruhare muri iki kiganiro. Ikirari cy'insigamugani ngiye kubaganizaho kiragira kiti ziracyapfa bitanihira, ariko nyarukirayo reka nyereke yongeremo gato, hanyuma ngaruke dutangira twanzika. Ubu noneho twamaze kumenya ikirari cy'insigamugani tugiye kuganiraho. IRTV ijwi ry'urugwiro Hotel Kirafiki irabifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye, ahariho hose, amasaha mwamufite ayariyo yose. Utahubwo watinze kuza kureba uko amerewe, uti naho umutima ntabwo wigeze ukuvaho, uwukunda aragukunda, uwukunda aragushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Nta kindi ntegereje, ejo nzandarange kumureba, ko yankunze nanjye nkaba mukunda, kandi ntegereje iki? Ndiyumvamo ko nimubona ejo nta kindi zirirwa mvuga, amagambo yambwiye mu butumwa bwe nzagenderaho. Uwukunda aragukunda, uwukunda aragushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Uwukunda aragukunda, uwukunda aragushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Nshuti mukunzi, tutarambiranye tugiye kwimbika, tujye noneho muri uyu mugani wacu. Uyu mugani ugira uti ziracyapfa bitanihira, bawuca iyo babonye ibintu bikomeye. Ntabwo ari umugani baca gusa, ahubwo iyo babona hari ibintu bitoroshye, ibintu bituma abantu basubira mu bibazo nk'ibyo hari wenda bigeze kunyuramo, nibwo bashobora kuvuga bati ziracyapfa bitanihira. Naringize nti uyu ni umugani baca iyo babonye ibintu bikomeye n'amahwa
ibintu bimeze nk'amahwa, ntabwo ari amahwa, ni amahwa, mbega biguye mu makuba, ibintu bikaba byikubise mu bibazo, ariko y'ubwoko baba bwarigeze koreka ibindi bintu cyangwa se mbese n'insubira y'ibintu bibi ibibaye, nibwo bagira ngo ziracyapfa bitanihira. Ntabwo rero ari ibyo gutindaho, uyu ni umugani cyangwa ni ikirari cy'insigamugani cyakomotse kuri bitanihira, nk'uko bavuga bati ziracyapfa bitanihira. Uyu bitanihira yari uwo mu Bufundu, hari ku ngoma ya Kigeli Nyamuheshera. Nigeze kubabwira nti ndajya hirya gatoya, ni mu myaka 1600. Ubufundu rero sinzi nimba abana badukurikiye babuzi mw'abantu mwe, ariko Ubufundu, Ubunyambiriri, ese ahubwo nimba ntari kwibeshya, igikongoro cyose cyangwa se nimba navuga Nyamagabe cyangwa hariya hegera iyo ngiyo za Kibitoki, nimba ikarita y'u Burundi ndi kwibuka neza, ariko ku gipande cy'u Rwanda ngaho Ubufundu niho bitanihira rero yakomokaga. Reka nsabe kubona byuma bagabanya umuziki gatoya muri background, hanyuma dukomeze tuganire neza. Bitanihira rero nari ntangiye mbabwira yari umuntu nawe utari uyu nguyu woroshye, kuko yari umugaragu, kandi burya abagaragu nabo bajya bagira ibyiciro. Njya nsetsa abantu nti nyamuneka uzabe isahane bakurireho, uramenya utazaba ibyo kurya bakakurya, burya ku isahane hagira igisigaraho. Abagaragu nabo byari nkuko nguko. Rero uyu mugoroba ngiye kuvuga kuri Bitanihira. Yari umugaragu ariko w'umugabo wari ukomeye bitaga Macigata. Amazina muze kuyazirikana, nibwo muza gusobanukirwa naho byavuye kugira ngo ziracyapfa bitanihira. Macigata rero yatwariraga Mutara Semugeshi Ubufundu, akabufatanya n'Uburoha. Yaratuye iriya ruguru iyo bitaza Kinyamakara, nyine mu Bufundu. Kinyamakara ntabwo nzi neza nimba ari Nyamagabe, ariko ni muri Gikongoro ya kera. Iyo mu Bufundu niho uyu nguyu Macigata yatwariraga Mutara Semugeshi utwo duce tw'Ubufundu n'Uburoha. Ariko inkomoko y'umuryango wa Bitanihira hari ahagana hakurya y'Akanyaru, hari Burundi. Niho sekuru cyangwa se ubyara se yari yaraturutse. Akaba umuhazi rero nimbivuga muze kumva neza, guhara ikintu, guharagata, ibintu byo gukura ikintu hejuru y'ikindi, ntabwo ari uguhara indwara. Yari umuhazi w'impu zavagamo inkindi. Inkindi harimo akajambo hari ikindi nako tuzagakomozaho ubutaha, nshuti z'urugwiro. Tuzagenda tubashakira amwe mu magambo yatuma muganira ikinyarwanda cyiza, kugira ngo mujye mumenya ibipfa kandi mumenye n'ibikira. Uyu Bitanihira wari ahatswe kwa Macigata, kandi Macigata nawe wari utwariye Mutara Semugeshi Ubufundu n'Uburoha. Yari umwana w'Umurundi, kandi ntacyo byari bimutwaye, gusa akagira umwuga utari umwuga uzwi n'abantu benshi. Navuga ngo yari texirwa, abazi texirwa ya kera, ariko by'umwihariko we yaharaga impu zavagamo inkindi. Inkindi yari imyambaro myiza cyane, yari imyambaro y'intore. Navuze ko nzakomoza ku ijambo ikindi. Iyo bavuze bati uboshye ngo ni ikindi nyimye, hari abatazi icyo kindi baba bavuze, ariko suru mbere yuko mbivugaho. Nuko rero Bitanihira agakora uwo murimo, kandi bakawumukundira. Iyo biyerekanaga rwose bambaye izi nkindi zo kwa Bitanihira, ibintu byagendaga neza. Icyo gihe rero babyitaga kwiyerekana, kuko guhamiriza byari bitaratuka mu Rwanda mu 1600. Abenshi bavuga ko byakomotse i Burundi. Nuko rero Macigata shebuja wa Bitanihira amaze kunyagwa na Semugeshi, burya ibintu ntibihora biraho ngaho, nagahora gahanze mwantu mwe. Urumva ko yagize ibibazo, baramunyaga. Ibihugu bye
bigabanwa na Nyamuheshera. Nyamuheshera yari umuhungu wa Semugeshi, muzakurikirane mumenye ibisekuru nabyo biba ari ingenzi. Yari akiri umututsi kuko yaje guhinduka umwami, niko kera byitwaga. Iyo umuntu yabaga ataraba umwami yabaga akiri umuntu usanzwe, ariko buryo umwami ngo ntabwo yagiraga ubwoko. Kera amoko kibaho cyangwa se ngo agire umuryango yabaga ari abantu bose. Yari akiri umututsi mu bandi, ariko ari we ingoma igomba. Mu bwiru byagaragaraga yuko ari Semugeshi uzasimbura cyangwa se uzima igihe se azaba amaze gutanga. Amaze kubigabana rero, inkindi z'intore zaho ziramushimisha. Aravuga ati aka gahungu mu yandi magambo yabaga bitanihira, buriya ugira ngo uroroshye rwose. Inkindi zino y'intore zizikindikije zikiyereka. Ndagira ngo mbibutse ko icyo gihe guhamiriza byari bitaraduka mu Rwanda. Nuko Semugeshi ati ibi bintu ni byiza. Iyo bavuze isanzure uhita wumva ukwezi, izuba ndetse n'inyenyeri, ariko ntibivuze ko ari byo bintu byonyine biba biri mu isanzure. Iyo bavuze YouTube channel uhita wumva ama YouTube channel ibihumbi n'amajana biri muri iyi si dutuye, abantu benshi barebaho ibintu bitandukanye. Reka nkubwire ko ERTV 250 ari YouTube channel ushobora gukuraho ibintu byose wifuza cyangwa se kurebaho ibintu byose ushaka wifuza kureba, ndetse bikaryohera amaso, bikumvikana neza no mu matwi, ukumva ari inkuru utarekeraho kumva, kubera ubuhanga, ubushishozi bw'ibyo dutegurira abantu batwumva. Nuko usubiye inyuma rero, dore ko inkuru y'umwana ari kwimera. Murumva yuko u Rwanda rwagiye rugira imico dukunda uyu munsi kandi myiza, rwagiye rukomora hirya no hino. Niyo mpamvu bavuga bati umuco ntugira ico ariko ntuzira gukura. Ibyo twabona hirya byiza ntacyo bitwaye tubishyize mu muco wacu, ariko ntitukibagirwe no kugira urugwiro. Cyo ni umuco karande w'Abanyarwanda, kugwiza urugwiro, kubana neza nk'abavandimwe. Uyu mugabo rero yari amaze gushimishwa n'inkindi z'iyi mu bufundu kandi zakomokaga kuri Bitanihira. Reka twitse gatoya dukomeze twumve indirimbo twateguye. Tugiye ku karirimbo keza kagira kati izuba rirarenze. Abantu badukurikiye bari Kinshasa, ndibaza ko mwe izuba ritangiye gusa nk'irijya kureguka iyo inyuma mu nyanja ya Pacifique. Namwe muryoherwe n'aka karirimbo. Ndagaruka mu kanya, reka twitse gato. Izuba rirarenze ngiriye imwe y'abashumba, inka z'iwacu ziratashye, abiriwe iyo bari nyakura, abimuhira barihanagura, icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye, icyuya mu gahanga umunsi urashize. Ukwezi kuracanye, inyenyeri nazo ziraje, ikamba ryazo rirazisaga, rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu, mu kirere cy'iwacu niko kabyino. Ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose, genda ufata agapira ukinge mu gatuza. Ibitotsi ni byinshi, urugendo narwo ni rwose, uyu munsi sinkikubonye, fata iyo nzira nk'imwe yo mu nzozi,
rwose nge iyi ndirimbo ngira ikibazo, nabuze umuntu waba warabashije kuganira n'uwayituririmbiye, waba yaramubajije atubwire iyi misozi iwabo w'abatashye yo mu nzozi, izi nzira ni inzira nyabaki muri iri banga. Sinzi icyo umucuranzi yashakaga kuvuga, nimba ukizi uzakitubwire kuri komenti tuzakiganireho. Ntabwo njya nkora ibiganiro ku muziki cyane, ariko imiziki nk'iyi hari igihe wumva iteye kwibaza icyo bashatse kuduhamo ubutumwa bwabo ubuhe. Gusa icy'ingenzi ni ugusa urugwiro, reka nte kuvugira mu ndirimbo ntabwo mbikunda cyane, hanyuma mu kanya dukomeze. uze nkuganirire, uragenda wishimye, nanjye kandi ubwanjye ndabanshize agahinda. reka twigarukire dukomeze rero tureba iby'ikiraro cy'insigamugani. turi kuvuga hari abantu bashobora kuba batangiye gutega amatwi IRTV nonaha batatangiranye natwe, turi kureba turi gusobanukirwa naho byakomotse kuvuga ngo ziracyapfa bitanihira. hari abantu bashobora kwifuza gusoma ibitekerezo nk'ibi ngibi, banabyanditse kuri blog, ugeraho ukanze mu gisenge cy'urubuga rwa IRTV ningeisa.wordpress.com. naho iyo hageze ushobora kudukurikira kuri radio, rero byose ngo bihurira kwa padiri. Naringeze rero aho navugaga uko Macigata yaje kunyagwa nuko bitanihira, akaba atangiye kugaragaza ibikorwa bye, bigaragara ko rwose ari umugabo w'umuhanga wakoraga ibintu byiza bituma abantu bakunda imirimo ye. nuko Macigata shebuja wa Bitanihira amaze kunyagwa na Semugeshi, ibintu bye bigabanwa na Nyamuheshera nkuko nari nabivuze kare. yarakiri uwo iwabo mu rugo, yarakiri umututsi mu bandi, ariko akaba ari we ingoma igomba kuzegurirwa. amaze kubigabana, inkindi z'intore zaho ziramushimisha, nuko ashimikira aho ashaka kumenya aho zakaniwe. abafundu bamubwira ko zikanwa n'umuhazi witwa Bitanihira. Bitanihira rero amenyekanye kwa Semugeshi. nyuma yaho byaje kugenda bite? gusa kugira ngo bigere kwa Semugeshi birumvikana ko we atari aho ngaho, ahubwo ubwo Nyamuheshera abaramutumije amubaza ukuntu arema inkindi. bijya bibaho ko abantu bakora neza, bamara kugaragara ko bakora ibintu mu buryo bw'indashyikirwa, bagatumizwaho bakagaragaza uko bakora ibyo bakora. undi arabisobanura. ubwo Nyamuheshera aramwishimira, amugira umutora w'imiguta. Ikinyarwanda hano ntabwo cyoroshye. yamugize umutora w'imiguta y'Ubufundu yose. mu yandi magambo, kagaragaraga manza ntaga kakabaho mu mbabarire, ariko inka yagaragaraga ko itameze neza, ni wayifatiraga umwanzuro. nuko imiguta rero ubwo baga bashatse kuvuga impu mu buryo bwiza, nuko imiguta yose y'Ubufundu akajya ayegeranya. uretse ibyo rero gusa arayobokwa, araturwa, aratengamara kubera inka yahongerwaga, dore ko waburaga impu z'imigoma myiza yo kuvamo inkindi n'imikane y'ibwami. yatangaga inyana y'inshuke kugira ngo ataregwa. ibyo byaterwaga nuko yabaga yononye ubutunzi bw'igihugu, ariko ruswa murumva ko yitaje nonaha. nyamuneka bantu muri kurya ruswa aho muri hirya no hino, muramenya rwose urugwiro. gusa byatumye uyu Bitanihira agira ubutunzi, nubwo burya ubutunzi nk'ubu ngubu hari igihe butagira icyo bumara nyirabwo. reka dukomeze mu kanya, turaza kuza kubigeraho.
mu kanya nibwo turaza kumva abubu. Mwiyumvire abubu bajya bagenda bameze nk'abanyagirwa, ariko nimba atari bibi ahari wenda ni no gukunda umurimo. Bimaze iminsi Semugeshi izabukuru ziraza, aratanga. Amaze gutanga cyangwa se mari magambo amaze gupfa, umuhungu we Nyamuheshera yegurirwa ingoma. Ubufundu yatwaraga abwegurira Bitanihira bitewe nuko yari umutoni we. Yari abonye azi gukora akambaro keza. Nuko kandi nta mwami uwitegekeraga icyo gihe, cyaraziraga. Ndetse na n'ubu burya umwami cyangwa se umutware, umuyobozi w'igihugu aba afitiye abo yahaye inshingano bamufasha gushyira mu bikorwa imigambi ye. Nta mwami rero witwariraga icyo gihe, ndetse n'igihugu ndetse n'imisozi yagiraga abo ahereza bakamutegekera, abo bitwaga abatware. Reka rero twumve abubu. Nyamuneka abatware bubu muramenye, mujye mugwiza urugwiro reka twumve abubu naho mukanya. Abubu, 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 abubu shengewe, abubu shengewe. Bana banjye nimuze tuganire, mbagira inama nanjye njijuke, ndabona bubu mudusiga, ejo mutaziyoberwa, mukishaka mukibura, mukishaka mukibura. Bana banjye nitwa Kanyarwanda, navukiye mu gikari, materineti zitaraza, arerwa ndakuramba umugabo. Nabonye byinshi nagenze cyane, nabonye u Rwanda rwiyuburura, rufata isura rufite aya magingo. Haje byinshi turabishima, haduka byinshi biradushobera, ariko kw'iby'ubu bibara bubu. Haje byinshi kandi byiza, nka demokarasi na repubulika. Haje byinshi bishashagirana, modoka nziza z'ingeri zose, dore amagare n'amapikipiki, dore imihanda ya sima hose, z'amategura z'amabati, dore amagorofa, dore ibipangu, cyane cyane iyo mu midugudu, dore ibidege bya rutura, dufite rubine, dufite za kano, dufite ibigo bicunga ubuzima, z'amashuri z'amavuriro, dufite amaradiyo atujijura, dufite amasoko ya kimaranzara, dufite amahoro muri rusange. Ariko kandi bana banjye, hari ibyo tubona bikatuyobera. Abana bubu bapfa mu iterura, bavuka bambaye bagateteshwa, bakarereshwa amasukari, bakabatoza kwirarira irari ryinshi, bakarimburana. Abubu ngira ngo turiyumvise, abubu ku rugwiro, abubu muri karitsiye aho dutuye, abubu mu bihugu hirya no hino aho turi. Tujye twikorera isuzuma, dukomeze n'ikirari kigira kiti ziracyapfa Bitanihira. Bitanihira amaze kwegurirwa ibyama kigataha, kandi ari we wari umukannyi
ikomeye mu kinyarwanda cyiza baravuga bati hari umukannyi rwama agira ingorane inkindi zibiyanga jambiyanga bishatse kuvuga utuntu tw'ubusabusa ribiyanga mu mitwe y'intore ntizabona ibyo zambara bihagije nuko bituma umutware wese w'umutwe murabyumva umutware burya atwara umutwe utabonye inkindi ajya kwibariza ibwami kandi ubwo ntiyabazaga gusa hari igihe abantu batanga raporo ntibigarikira aho ngaho burya ntabwo iba ari raporo babyita amazimwe ngenda binenga nawe kandi nkeka ari uko iyo utanga raporo jya uyitanga utahe nyamuneka nubwo ukuri wakavugishije ibwami ariko uhakishwayo ariko nta rugwiro ruri mu kujya guhakishwa mugenzi wawe jya utanga raporo kandi urekera aho ngaho gusa bajyaga kuvuga yuko babuze inkindi ibwami ntibarekeraga aho ngaho banageraga batya bakarega bitanihira ese urumva baramuregaga bikarangira inshuti y'ijwi ry'urugwiro hari abantu bari kurega abandi nonaha nimusigeho ntimukajye mureguzanya gusa tujye ducyaha ikitagenda neza ariko iyo umuntu afite icyo akurushije si ngombwa kugira ngo ute umwanya wawe ujya kumureguza kuko hari n'igihe ushobora kutamusimbura nyuma y'uko avuye muri ayo mabanga nk'uko abarundi babivuga. Nyamuheshera nawe rero akakira ibirego birumvikana iyo abantu bakunda kukuregera burya hari igihe bigeraho ibintu bikasa nkaho bikurenze. Nyamuheshera maze rero kurambirwa ibirego bya burijyo nakajambo nkunda kuvuga kandi mu kinyarwanda cyo hambere ariko gafatanye n'ikiganda bishatse kuvuga buri munsi. Nyamuheshera arakarira bitanihira aramutumiza amubaza igituma intore ze zitakibona inkindi. Bijya bibaho mujya mubibona hirya no hino hari igihe abantu babazwa impamvu batatunganije ibyo bagombaga gutunganya bagakanja amanwa. Bitanihira ati imitwe yabaye myinshi ntabwo ari bya yindi bavuga ngo abantu bateka imitwe yashatse kuvuga intore ko zagize amatsinda atari make ati nicyo gituma inkindi zitabakwira. Nyamuheshera nawe arabyumva agiye kubyemera abanzi babitanihira barashikama baramusesereza bati si impu zabuze ahubwo n'umurenge wamuteye uburangare. Abarezi be bamaze gusesekara aho ngaho bamaze gusesengura no gusesereza ibyo bamubeshyeraga ibisebe byose babirambitse aho ngaho bitanihira anyagwa ubufundu bamutegeka kujya atora imigoma wenyine kandi akayikorera ubwe akayihara akayikana agatura inkindi bwami ahinduriwe imirimo kandi ahawe umurimo ukomeye ndetse azajya akora wenyine ahawe n'umurimo w'imbaraga. Sinzi nimba wabyumvise neza baramubwiye bati umva shahu urumve ugomba gutora imigoma kandi ukayitora wenyine. Imigoma n'impu uruhu rwashobora kwitwa amazina anyuranye bitewe n'icyo rugiye gukora. Hari n'igihe barwitaga igikoba iyo baga bagiye kurushyira imbere y'imbavu cyangwa kurufungura ruvuyemo amafunguro ariko aha barwitaga umugoma kuko rwabaga rugiye gukorwamo ibikoresho bijyanye no kwambara. Batuzajya utora iyo migoma yonyine numara kuyakira aba ari wowe uyihara numara kuyihara uyikane kandi numara kuyikana wikorere n'inkindi uziture ibwami. Kuva ubwo akajya abikora atyo nuko yari kugira ate iyo ngiyo yo hirya mu migure ya nyamugira ubutangwa yose akayitembera yikoreye izo mpu ntago yabaga yorohewe mw'abantu mwe. Gusa inama nshaka kugira abatari bake nuko iyo baguhinduriye imirimo bakaguha izindi nshingano byugaragaza yuko rwose abakubeshye bakoze ubusa ko ahubwo uri umukozi mwiza urusheho gukorana umurava utange umusaruro. Hari umusaza urutse kuduseka agira ati ntabwo inka zitanga umusaruro zitanga umukamo. Sinzi reba nimba rero n'imirimo abantu bakoze yitwa umusaruro ariko nshatse kuvuga ngo utange icyo bagusabye ugaragaze imirimo mbega bagushime ibikorwa. Aragiye rero umuhungu muzima bitanihira aragerageje. Twongere twumvire abubu burya baba ari abubu kandi natwe turi abubu. Ndagaruka mu kanya.
umwana uvutse ngo yitwa Fifi, umwari w'ubu madamazera, umusore mu nzira ngo ni shefu, umutegarugori ngo ni madama, naho abasaza turi muzehe. Kera abana twitukiri bato, ikinyabupfura kikaturanga, ntawivugaga mu izina ngo ejo atazanga gukura. Batata na mama twabitaga iwacu, tukabatinya tukabakunda. Indamukanyo zacu zarigira sohobe, tugahobera cyane, tugatanga ikiganza, ntawuhita uwundi. Abubu bagenda banyaganwa, bagenda nk'abanyagirwa, barahura bagahita, bagasekesha amenyo, ku mutima hakinze. Ese mwuka byaramwe abo mushoboye kurera, ese nzabahonga iki ngo museke nk'ibibondo, umuseke nk'ibibondo. Ururimi rwari rwose rukavugwa na bose, urw'ubu n'uruvange, uruswayire n'urufaransa, ntawukimenya kwivuga. dukomeza ikiganiro cyacu inshuti bakunzi mwe mudukurikiye kuri YouTube turebana amaso ku maso, ndabashima cyane. Ntimugende mudakoze subscription ku batarayikoze, kandi ntiwagire gusangira n'abandi ikiganiro nk'iki ngiki. Nyamuneka ababyeyi muri iki kiganiro tuba twageneye by'umwihariko abakiri bato, mujye mudufasha mubasesengurire, munabasobanurire amagambo arimo akomeye, kandi ibyo wumva utumvise nawe uri nk'umubyeyi cyangwa se uri umwana, birashoboka ko utaba ufite ababyeyi, hari abana badafite ababyeyi, tubonereho n'umwanya wo kubihanganisha. Mujye mwandika ahagana hano muri komenti, mwandike muti iri jambo risobanuye iki, tuzajya turiheraho ubutaha turisobanure nituba tutabonye umuntu urisobanura mu barizi mu barebye muri comment. Kandi nawe nk'inshuti y'ijwi ry'urugwiro ubonye hari ijambo bavuze ukumva urarizi, ujye urisobanura uko uryumva, nidusanga atari ko rimeze tugwize urugwiro, tugerageze gufatanya gusobanukirwa n'ibirari by'insigamigani n'amagambo y'ikinyarwanda cya kindi kiryoshye, aho umuntu aganira bati nimwumve umuhungu n'intoresha. Reka rero dukomeze twumve uko byaje kugenda. Bitanihira yahinduriwe inshingano, mvuze muri make ngira ngo mwe mutangiye gukora iki kiganiro nonaha, twagiye twumva uko umuntu wari uzi gukora iby'imyenda y'icyo gihe, ibyo bitaga inkindi, ubu ndajya mu kinyarwanda, yaje gushimwa imirimo, ahabwa isumbwe, aragabirwa, agirirwa ishyari, aranyagwa, ariko ahinduriwe imirimo ahabwa indi ijyanye noneho neza neza niyo yari afitemo ubunararibonye. uwo ni Bitanihira. Reka turebe ukuntu yaje kubigenza, kandi natwe nitujya duhindurirwa imirimo tujye turushaho gukora neza kuruta mbere. Mpaye yambu abantu bahinduriwe imirimo muri iki cyumweru mwese. Nuko rero rimwe rero Bitanihira ajya gutora imigoma, birumvikana yarasanzwe ajyayo, ariko ajya kuyitora aho yayibariwe cyangwa aho yayirangiwe, arayitora, arayikorera, aragenda. Ageze mu ibanga rya Kinyamakara ku Gikongoro, muzi ko turi mu Bufundu, aranyerera. Ni akarere k'imisozi n'urukiga, umugabo aranyerera. Nuko amaze kunyerera n'umuzigo yikoreye, murabyumva namwe, ntabwo byari bimworoheye. Bitanihira nubwo ari umusore yarakuze, nuko aranyereye iyo za Kinyamakara, yikubita hasi. Ntibyarangiriye aho, aratembagara. Amaze gutembagara arahirima, aratogoga, niko bajya bavuga, amanuka iyo ngiyo, kandi yari yikoreye. Bagerageza kuba
kugira icyo bamufasha, ariko birumvikana yuko atari yorohewe no kugwa yikoreye. Yaguye ahitwa mu Rwamweru, naho ngaho yashiranye iyo ngiye epfo. Gusa hafi aho ngaho hari inka zahaturikiriye. Ijambo guturikiriza inka nyamuneka muze kurisobanura. Guturikiriza inka ni ukugenza gute? Zari zahaturikirije zirisha, nuko zumvise imigoma ibombogorana cyangwa se bombogotana, zirikanga ziriruka. Imwe muri izo nka birumvikana kubera kwiruka mu misozi iratsikira, yikubita hasi, iravunika cyangwa se ntiyamererwa neza mu kaboko cyangwa mu kaguru. Nawe urabyumva nyine kubera kwikanga. Bitanihira nawe akaba ari kwidogoza aho hirya ku rundi ruhande. Abonye ya nka ikumbagara arirahira ati ziracyapfa Bitanihira. Hari abantu benshi bakunda kwirahira bivuga mu mazina, nawe ushobora kuba ari kubigenza ukagira uti ngewe Ntuza, mama Ntuza. Hari abantu b'abadamu benshi bakunda kwirahira bavuga amazina yabo, waba utabizi ukagira ngo n'undi muntu bari kuvuga, bwahe bwo kajya ko ari bo baba bari kwivuga. Bitanihira rero abonye iyo nka aho ku musozi yari ari gukumbagara muri Rwamweru, iyo za Kinyamakara, arirahira ati ziracyapfa Bitanihira. Mu yandi magambo yashatse kuvuga ati nikoreye impu, dore aho zinsinze, kandi impu ziboneka inka zapfuye. Ubwo rero inka ziracyapfa Bitanihira, uragowe no kujya gutororokanya imigoma hirya no hino. Reka rero nitse gatoya tuze kuza tureba uko byaje kugenda. Ikirari cyacu cy'insigamugani cyaturutse kuri Bitihinda, mu mbabare cyaturutse kuri Bitanihira. Bitihinda nawe nzabagarukaho ibya Gatyazo, ariko ahangaha Bitanihira yaragize ati ziracyapfa Bitanihira. Ubwo ntumbaze uko byaje kugenda, ariko nturambirwe, ntuve kuri IRTV ijwi ry'urugwiro. Mu kanya ndagaruka mbikomozaho byose, tugere ku musozo dusobanukirwe neza naho iyi nsigamugani yaturutse nuko byaje kugenda, kugira ngo nawe ube uyizi kandi utayikoreshaga umenye igihe uzajya nawe uvuga uti ziracyapfa Bitanihira. Ndibaza Ngwino yari iri kubaryohera indirimbo mwari mukurikiye. Ngwino mutima ukeye, namwe murushaho kugira imitima myiza yuruke. Ngira ngo tuze gufatira urugero rwiza kuri Bitanihira. Yari umuhungu sha, yari intore, ntiyigandaga. Iyo babaga muhindura imirimo yagiraga icyo twita courage, kandi urwenya rwe kuganira ntabwo byigeraga bikoma mu nkokora n'ababaga bamucobereje. Niyo mpamvu na hariya yahirimaga Rwamweru, aho nari maze kuvuga mu kanya, yabonye inka nayitsikiye ati karabaye ziracyapfa Bitanihira. Nuko abashumba bizo nka baje kugira ngo bamufashe bagandure Bitanihira, ndetse niyo ivunitse bumvise ayo magambo bayafatiraho. Ibya Bitanihira rero byakomotse ku bashumba, nkuko nabya Yezu Kristo, ibya Yezu Kristo mu mbabarire nabyo abashumba aribo babikwije. Bitanihira amaze kurivuga iryo jambo ati ziracyapfa Bitanihira, abashumba bari baragiye nyine izo nka baraje barayiganduye, ariko na Bitanihira bari kumufasha hirya aho, bari kumugaragariza urugwiro, baramugandura. Ariko abashumba babigize icyo twita agaterime, nuko barabivuga birogagira, bakayabivuga baganira.
na bagenzi babo. Inkuru rero iragenda, burya inkuru yanyaruka mwa bantu mwe, inkuru iragenda igera ibwami, igera yahindutse urwenya, yahindutse ibisetso, bituma Bitanihira akomorerwa ubufundu, arabukomorerwa. Burya iyo ugaragaje ko guhindurirwa imirimo ntacyo byagutwaye, hari igihe wongera ukagirirwa icyizere. Bamusubiza ku mutware w'ubufundu. Kuva ubwo rubanda babona umuntu ukomanye n'amakwa cyangwa se ibintu bigize bitya by'amakuba bimuguyeho bisa nayoretse abandi, bakabikurizaho bagaca nyine amarenga muri iyo mvugo y'uwo muhazi, bati ziracyapfa Bitanihira. Sinzi rero nimba usobanukiwe n'icyo bivuga, kuvuga ngo ziracyapfa Bitanihira ni cya gihe akaga kabaye ku bandi bantu kongeye gusa nk'akisubiramo, n'igihe habaye ikibazo kigasa nk'icyongeye kugaruka, nibwo uvuga uti ziracyapfa Bitanihira. Mbese muri ya mvugo y'ubu ngubu ni nko kuvuga uti kabaye nk'akari karabaye kera, birongeye byisubiyemo. Ndagira ngo rero nsobanura ijambo nakunze kujya mvuga mu kumva n'ikinyarwanda kitumvikana, gukomana n'amakwa. Ntago ari gukomana n'amahwa, gukomana n'amakwa bivuze kugira ibyago. Iyo abantu rero bagize batya bakabona bakomanye n'amakwa yigeze kwaduka ku bandi bantu, hari ushobora kuvuga ati ha karabaye, bibaye nka cya gihe, bibaye nka cya gihe, kandi cya gihe kitari cyiza. Hatazagira umuntu ujya uvuga ngo ndi kumva ibintu ibi n'ibi bihumura nabi. Biba binuka n'icyo kinyarwanda, nta kintu gihumura nabi mu kinyarwanda. Igihumura bivuze ko kiba gifite impumuro nziza, nyine kiba gifite umwuka mwiza. Rero no gukomana n'amahwa ni uguhura n'ikintu cyabayeho ariko kikaba cyarabayeho kitari cyiza, cyaragize abo cyoreka, cyaragize abo kigirira nabi. Ni ukuvuga uti byisubiyemo bya byago. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, sauti ya Kirafiki. Nababwiraga iby'ikirari cy'insigamugani, kandi ntabwo ngiye, ahubwo ngiye kureka twumve uyu muziki twari turi kujyana nawo, ngo ngwino mutima ukeye. Ndibaza ko umutima wari ukeye wa Bitanihira ubwo akajambo yivugiye amaze gutsikirana imigoma iyo ngiyo za Kinyamakara. Abashumba bagakwiza iyo nkuru, karaje kumuviramo umugisha, bigatuma asubizwa ubufundo. Nitsa gato kandi ndeka iyi background yacu cyangwa se mu mugongo umuziki uri ukazamuka twumva neza. Mbwira abantu bari mu bufundu mwese nti nyamuneka urugwiro kuri mwebwe, kandi mwe mwadukurikiraga kuri radio ntimuze kuvuga, mwe muri kuri YouTube mukoresha ya mukore comment, mukore subscription. Ijwi ry'urugwiro rikomeze rigere ku bavandimwe hirya no hino, mukomeze mwerabe. Umwambari w'umwana shengewe ko kwagenda nkase